amafaranga yanjye namara kuyatsemba mama bakanyita umuhungu we mama. Okay, twongeye kubasuhuza mwe mukurikiye Inkera Nyarwanda. Aka kanya turi kumwe n'umusaza rwose usheshe akanguhe, umusaza ariko uzi mu bintu byo gutarama. Ndimo n'uwitwa Serwevu rwa Nkeramihigo. Uraho Serwevu? Umeze ute? Umusaza nawe nta muntu umwana avuga. Umusaza yitwa nde? Nanjye nitwa Nzobe Idahanda. Nzobe Idahanda. Abakobwa bakanyita Nzobe Ikeye, abagabo bakanyita Nzobe idatinya urugamba, asobanukiwe kandi itamenya ibanga. Wumva we bakwita nde rero Nkeramihigo? Serwevu Nkeramugaba Andereya. Serwevu Nkeramugaba Andereya. Aka kanya rero tukaba turi kumwe n'aba bantu Serwevu n'umusaza Inzobe Idahanda, bakaba bari hano kano kanya kugira ngo babataramire bakubite umuziki w'umwimerere uwo bita karahanyuze. Turagira ngo banze dutangire basa n'abadusuhuzaho gatoya ku kijyananye na muzike. Karibu kabisa nahanye. Tubanje gusuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi baduteze amatwi kandi biteguye kubona ibyo dukora. Tubanje kubasuhuza bakanabikunda. Reka rero dutangire umuziki wacu twumve mu minota mikeya nk'abasuhuza, twumve uko ibintu biba bimeze aha ngaha. Twumve.
zibari udatana na hari n'umutima hari n'abanyibwira amazina umwanya muto tuganira nenga ikorashye umundi nawe muganga w'imwe wese Imana tucyane muri kino muryango zibani urabana ko bitoroshye kanyeramigo ibintu mbona uri umwana wabitangiye ryari wabitangiye ute byaje bite Bo abatubanjirije baravuze ngo umutima w'umwana watanze umutwe w'umusaza kumera imvi ye nta mukuru ibara nk'umuto waribonye ibintu byarampenze ushobora kumbona ndeshya gutyo ugahita uriya karakara ariko uko biri kose mfite imvo n'imvano imvo n'imvano ni impano ni ibyo mu muryango cyangwa ibintu wize sasa rero njye sinzi uburyo ki nabisobanura kuko buriya biranagoye kubisobanura shaka navuga ngo ni impano shaka navuga ngo nakurikije sogokuru ariko sogokuru nyine nubwo wenda naba naramukurikije ariko harimo n'impano kuko se bose ko bitabahiriye bihira bake so nshatse kuvuga ko rero buriya imana ari igena ntawigenera umusaza rero akaba inkotanyi cyane ibi bintu ko mbona ukora kuri so ukajya kuri do ukajya no kuri ka na ra na ma na sa bintu numvise uri mubi cyane ku kantu kitwa soro byaje biti ibi bintu wowe ibi bintu rero ko byaje data yatubyaye turi abana tugera ku 10 ngo yari umuntu w'umutarami nawe gusa ku rwego rwabo rw'icyo gihe babo bajyaga bataramana ibwami batera indirimbo zitwa abagore beza ari umuntu ukundwa n'abantu nawe ari umutarami nanjye numva muri urwo rwego ariho nabikuye n'abana banjye barabizi urumva ni ibintu bigenda biri uruhererekane by'umuryango n'inshuti duturanye nazo zikabimenya ushingiye no kuyu mwana n'umwana nabyaye nawe arimo ndabibona kabisa urumva kandi baravuga ngo umwambari w'umwana agenda nka namwe mwiriye hari n'abandi ndabona ibintu byanyu ari byiza ahubwo sinzi ni ubwo uraza gutanga nimero ku buryo ahantu abantu bakubona uburyo nk'umuntu ukenera mu birori runaka cyangwa mu bukwe ahantu ushaka kumuririmbira cyangwa mu bitaramo yakubona ndayitanga nimero ubwo rero aka kanya reka muduhe tundi turimbo nka tubiri muducuranga nkeramihigo niba ari nkeramihigo niba ari nkeramugabo nabonye ari nabonye uri mubi cyane mu bintu bijyanye no kuririmba wagira ngo uri umwuzukuru wa Makanyaga Bududu nisabira umusaza nzobe idahanda abanze ashyireho indirimbo yitwa nta kuri kutagira ifaranga niba ndashyiraho indirimbo yitwa kuva jye nkivuka nta kuri kutagira ifaranga nivaho ndashyiraho kuva jye nkivuka ibindi bikurikira murafatanya ariko nta kibazo ndabona
nta kintu uyifite aramutwara ukumirwa bagenzi banjye uyifite aramutwara worora inkoko zawe umurezi ntumenye uburyoha wakorora ihene zawe zingaruka yibarirwa utagira ifaranga n'akaga bagenzi banjye utagira ifaranga iragatsindwa amafaranga ntaho ugera ubigira ishoro ry'abandi urarambagira bakarongora Sikia! bagenzi n'amafaranga ugura agasameza Bagenzi n'amafaranga ukakibura bagenzi n'amafaranga abari ugacikamo bagenzi n'amafaranga mari bishwagiwe bagenzi n'amafaranga ugata agaciro we bagenzi n'amafaranga ushaka ukibura bagenzi n'amafaranga munyarwandakazi ura amaboko mu mufuka ukore witeza imbere ukunda umurimo zinduka kare cyane bagenzi n'amafaranga shaka amafaranga ukora neza iga imirimo bagenzi n'amafaranga bagenzi n'amafaranga Wiye. namenye ubwenge murabana na papa gusa umva abandi bana bahamagara umama ibyo nabyumva umutima wanjye urababara. Ibyo nabyumva umutima wanjye urababara. Nanjye mbaza papa mama wabyaye abahe papa yoko wakubyaye yaragutaye yakataye kera kera cyane ukiri muto utashoboye urugo abatindi yego we utashoboye urugo abatindi yego we bashimira papa washikaye mutoya niwe wateze mwiza ndibona igitero nk'urushaga nyir'uko yarabiya
twaganiraga usanga kubita hirya hino nkashakira umwana we ubuzima bwiza usanga kubita hirya hino nkashakira umwana we ubuzima bwiza Imana izafashe ntazibuke ko yasize umwana ukiri muto azapena kuza kureba uko usigaye yego we ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wabyaye we yego we ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wabyaye we uko ibintu biba bimeze musaza wagusanga yakubona he yagushakira he nomero yanjye ya telefoni ni 078 59 Tigo ni 9 Tigo nayo ni 072 37 60 ntayo nuko rero yeramihigo ubwo wagukenera we yaca ku musaza mfite nanjye namba ariko nabarizwa ariko nawe mukiyeho nta kibazo kuko n'ubundi ni mwarimu wanjye kandi ni papa wanjye samutaye ariko na nimero ndayibaha nta kibazo 072 utabyumvishije 072 ubwo rero iyi groupe mukamenya ko ishobora kubaririmbira mu birori bitandukanye mu bukwe sibyo ra kuko nabonye baza akantu kajyanye igisope baragatsindwa n'Imana y'u Rwanda bazi kuririmba igisope nge numiwe wa mugana wa muhungu bita busikete numiwe ngira ngo reka nk'umunota umwe cyangwa ibiri babereka ko bazi gukora n'igisope ku buryo mukeneye mu kabyiniro muri buwate wamuhamagara akaza akagucurangira ibintu bikaryoha muri ya masaha ya nijoro
okay, mwakoze gukurikirana. Ukeneye umusaza yahamagara kuri iyo nomero yabahaye, kandi umusaza wakoze kuza. Nakoze namwe ndabashimira. Nyiramihigo wakoze kuza. natwe turabashimiye. Sawa, murakoza. Na kagaruka n'ubutaha bazongera kuko barahari 100%. Murakoze.